icya mbere ni ibyerekeranye na mitasiyo z'abarimu uko boherezwa mu bigo kujya kwigisha, usanga hakirimo ibibazo ndetse ugasanga harimo n'aho batanga za ruswa kugira ngo umwarimu ajye kwigisha ahantu heza hamworoheye. Hariho n'aho abarimu boherezwa ari nk'agahimano gusa. Hari ahantu nzi famiye ituye Kirehe, umugore n'umugabo n'abarimu, ariko umwe bamwohereje kwigisha Rusizi, undi bamwohereza Ngororero. Namwe mwumve uwo muryango uko uzubakwa. Umwe ari Rusizi, undi ari Ngororero, ariko ubundi batuye Kirehe. Urumva ko mu kohereza abarimu aho bajya kwigisha cyarimo ikibazo. Birakwiye ko umuntu, kuko tuzi ko igihugu cyose kirimo amashuri, nta hantu hatari amashuri, cyane cyane abanza, kuki umwarimu atakigisha aho atuye kugira ngo bimworohere no gukomeza ubuzima ndetse no kubaka umuryango we. Ikindi cya kabiri ni ibyerekeranye no koherezwa abanyeshuri mu bigo aho bajya kwiga mu masegonderi. Hari aho usanga abanyeshuri icya mbere bashobora guhabwa amashami batasabye, kuko ubushize twabonye ababyeyi bavugaga ko abana babo babohereje mu bintu batasabye. Ugasanga umwana yasabye amasiyanse, n'urugero wenda yasabye kujya kwiga shimi, fizike n'iki, ariko ugasanga bamwohereje kujya kwiga ubumenyingiro. Kandi umuntu afite uburenganzira bwo kwiga icyo ashaka. Wenda ntashaka kujya kwiga imyuga, arashaka kujya kwiga siyansi, kandi byose birunganirana. Ubwo rero nabonye aho batugaragarije ko leta ifite target ya 60% abanyeshuri kwiga za TSS. Nagira ngo mbaze niba bihuye, niba wenda leta ibona ya 60% itagiye kugerwaho, bakavuga batabasabye amasiyansi turabaretse, reka twohereze muri za TSS. Hanyuma ikindi, mu maburse hari abarimu bigisha mu mashuri y'incuke cyangwa se mu yabanza, usanga bafite nivo barangije wenda tuvuge kwiga masters, ariko yasubira kwigisha agakomeza guhemberwa ade. Ubwo rero nagira ngo mbaze icyo bateganyirizwa, kuko umuntu uvuye kurangiza masters ye agakomeza guhembwa nk'aho ari umuade, kuki leta itatekereza kugihemba abarimu ikurikije nivo bafite, batarebye ngo nuko yigisha muri primaire cyangwa secondaire cyangwa hehe. Icyanyuma, hari abana tumaze iminsi twumva muri RIB bafashwe bakorera ibikorwa bibi by'ubujura, ariko kumva ibintu bakoraga harimo ibintu by'ubuhanga. Leta itekereza gute ukuntu yamanaginga bari abana, aho kubajyana kubafunga, ahubwo bagaprofita ubwo buhanga bafite, aho kugira ngo babukoreshe biba cyangwa bagira gute, ahubwo bakabukoresha mu bintu byiza byagirira igihugu akamaro. Ndatanga ingero, hari abafashwe ari abakanishi, hari abajya bavana amafaranga kuri ATM zo kuri mabanke. Ibyo si ubuhanga se bukomeye? Aho kugira ngo babajyane kubafunga, ahubwo turebe uko twababyaza umusaruro. Ndabashimira.